abakristo bakwiye gusobanukirwa ikigeragezo n'igisuzuguriro cyangwa se ishuri ry'Imana. Ishuri ry'Imana ni gute umuntu yatandukanye ishuri ry'Imana n'icyo gisuzuguriro uvuze. No mu bintu bituma, no mu bintu bizana ubuyobe, abantu hari ibintu abantu bafashe ngo ndi mu ishuri ngo ry'Imana. Oya, ishuri ry'Imana rirarangira, rihindura isura. Igisuzuguriro kiva kuri Satani cyangwa se kiva ku bantu, cyo kirangira ari uko wakimenyeho ukakivanamo. Ishuri ry'Imana ryo ni Imana ikwigisha ikakuvana mu ishuri ikugeza mu gisubizo. Ariko igisuzuguriro kikubwira ko igisubizo kikuriho. Umuntu wese ukurikiye nimba ibintu bigiye kuvuga muriho ashaka abatambye musengere. Iyo ushatse umugore wa mbere agacaho, ugashaka wa kabiri agacaho, ugashaka wa gatatu agacaho, ugashaka wa kane agacaho, muri society byitwa iki? Byitwa kubonaniranye cyangwa uri umuteramwaka. Uri umuteramwaka. Izina ryihutirwa cyane Satani yagusize nicyo bita igisuzuguriro. Ni gute nasobanukirwa ko ndi igisuzuguriro, cyangwa se ni gute umuntu yasobanukirwa ko ari igisuzuguriro? Cyane ko avuze ngo igize amahirwe ugasobanukirwa ko icyo gisuzuguriro kikuriho. Umunyarwanda cy'umugani aravanga irya mukuru riratinda nirihera. Yego. Muzee wacu igeze avuga ngo umuntu akwiye gufata umwanya, agafata umwanya akitekerezaho. Iryo jambo bararyumvishije. Ubundi ntushaka kumenya ko isohoke kuriho udajya ufata umwanya ngo witekerezeho. Hari umuntu uvuga ngo nifitiye imodoka yanjye, mfite inzu yanjye, ameze neza, mfite akazi ndakoresha, mfite ukomeza. Ashaka ko afite imodoka, ariko wakaza ngo umusengere ugasanga nyine igisuzuguro kimuri wari cyinshi. Biterwa n'iki cyo gisuzuguro kiva. Ashaka ko afite imodoka, afite n'akazi, ariko abarozi baramuroze. Kugeragezwa n'ishuri watezwe n'abantu. Uzi ko umuntu yaguteje ari ikigerezo cyavuye ku muntu. Uzi ko umuntu ahora kuneka buri kanya ngo arebe ko hari agahenge wagise. Biraryana. Tuvuge nimba ufite umuntu ukuroga, amenya ko agiye gusenga, akongezamo ubundi burozi, amenya ko yambaye akenda keza, akakwataka, amenya ko abonye akazi, akajyana amakuru guteranya, amenya ko barambagije, agashyira amakuru fiyasi wawe. Uyu muntu avumwe n'Uwiteka, Imana izakwinda uwo muntu ni mubi cyane. Ikigeragezo cy'Imana cyo ntakitwaye. Ikigeragezo cya Satani, igisuzuguriro watewe n'abantu, nicyo kintu ushaka kutuganiraho agatoya, kuko ako kantu karaje. Ako kantu karaje, nimba ari Imana ngiye ngo nkakubazeho tukaganireho. Igisuzuguro wate nimba hari ikintu. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Dieudonné Imana ishimwe. Ndabashuje cyane kandi bahaye ikaze, ariko kandi nkomeza no kwifuriza umwaka mushyashya, umwaka mushya muhire. Nongeye kubabwira nti gusengarwa turabasuhuza kandi twifuriza komeza kugira ibihe byiza. Angiza amahirwe rero kubona umukozi w'Imana turi kumwe hano. Si kenshi dukunda gukorana ikiganiro, ariko numvishe twaganira cyane ku butumwa Imana imaze iminsi muha bugendana n'indisuzuguriro. Ariko nifuza ko tugaruka cyane ku cyitwa igisuzuguriro. Hari abantu bazi barasobanukiwe igisuzuguro, ubukene cyaba ari igisuzuguriro, kubaho uri mu buzima budafatika butarenga umutaro cyaba ari igisuzuguriro. Igisuzuguro cyaba ari igiki? Turakwakira mukozi w'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Dieudonné. Yego. Nkuko bisanzwe nyine amazina ni yayandi. Yego. Ni Harerimana Buraresi. Igisuzuguriro. Igisuzuguro ni icyundi busanzwe. Igisuzuguro kiri mu bintu mu buryo bwinshi. Yego. Niyo mpamvu cyitwa igisuzuguriro. Ubundi ni ijambo riri mu ijambo muri Bibiliya. Kenshi Imana yatumaga kubisaba ngo ngiye kubakuraho igisuzuguriro. Yego.
bari bafite igisuzuguriro gitandukanye. Uyu munsi mu buzima turimo uyu munsi abantu bagira igisuzuguriro cyo mu buryo butandukanye, kandi igisuzuguriro kiba kuri Satani. Ariko Satani hari ubwo abantu bashaka kujyamo uruhare. Sinzi kubyumva. Ndabyumva. Nuko mbese mu mvugo ihinye icyo cy'abantu bashaka kubigiramo uruhare ndacyo nshaka kugarukaho mu kana. Cy'abantu bashaka kubigiraho, ariko nagira ngo abantu basobanukirwe igisuzuguriro ni iki, ko tubona abantu bagenda. Buri muntu wese ni kereka umuntu wakisinziriza. Hari ukuntu umuntu yisinziriza kandi adasinziriye, ariko nta muntu n'umwe ushobora kuyoberwa ko ariho igisuzuguriro. Umuntu wese ufite igisuzuguriro hari ibintu bimuranga. Cyokora hari nkuko maze iminsi ndi kubyigishaho, igisuzuguriro kiva ku muntu wakimenyeho ko agifite agatabaza. Ubukene bwatuma bwaba ari igisuzuguriro. Ubukene biri mu bintu bituma usuzugurwa. Ubukene ubwabyo si igisuzuguriro, kuko nta muntu uhamagarira ubukene, aho ku bukene butuma usuzugurwa. Bugatuma usuzugura. Nuwango kubura umukene swabyizaniye. Nyine mu buzima busanzwe abantu bashaka akize cyangwa akenye, ariko ubukene bushobora gutuma usuzugurwa na babandi. Nta mukire suri ugisuzuguriro ubaho. N'abakire babaho. Abakene barasuzugurwa. Basuzugwa mu cyiciro. Ubundi igisuzuguriro si ubukene gusa. Oya, ushobora kuba uri umukire ugasuzugurwa n'umukire mugenzi wawe. Ntawe ukira kuri byose. Sinzi nimba icyo kinyarwanda cyo cyumva. Ndacyumva. Umuntu ashaka kuba akize afite amafaranga, ariko afite ibindi bishaka gutuma agira ati asuzugura. Afite bene wabo, afite abamwanga, hari abamwangira hageze, bakashakisha uburyo bamuteza igisuzuguro. Tuvuge uyu munsi wibwira ko abantu bakena bagatezwa cyamunara bari bageze mu rwego rwo kugira ama etage, kugira ubushobozi twaborera mu nzego zikomeye zo hejuru iriye. Wagize ngo bari abantu bose ibihombo bibazaho kubera yuko batatekereza Diodo. Haba hari abantu barakariye ubukire bwabo bakabarogesha, bamara kubarogesha ibyabo bikagenda, bakatagwa n'icyo bita igisuzuguriro. Hari umuntu uvuga ngo nifite imodoka yanjye, mfite inzu yanjye, ameze neza, mfite akazi ndakoresha, mfite ukomeza. Ashaka kuba afite imodoka, ariko wakaza ngo umusengere ugasanga nyine igisuzuguro kimureba ari cyinshi. Biterwa n'iki cyo gisuzuguro kiva. Ashaka kuba afite imodoka, afite n'akazi, ariko abarozi baramuroza igisuzuguro cyo kudashaka. Aka muryango no muri society afite igisuzuguriro cyo kudashaka. Usanga no akose wabuze iki, basi wabuze intwano ngo tuzayiguhe. Ni inamara gukandagira uyu muntu nubwo afite akazi, akaba afite byose, ariko afite igisuzuguro cyuko nta rushako. Hari n'abantu tubona bagenda mu nzira, ugasanga aratunze ariko yaca mu nzira reka ngwe nk'urugero. Umuntu ashaka gushaka, akagira umugabo mwiza, akagira umudamu mwiza, akagira amafaranga, atura ahantu heza, ariko ugasanga afite igisuzuguro cyo kuri urubyaro. Urabyemera? Yego. Ugasanga mu muryango biriga bavuga ngo ni igisuzuguro. Iki ni igisuzuguro ndi kuvuga, ni igisuzuguro gituma umuntu akubita amarira akaza, umuntu akarira. Nubwo uyu muntu yashatse neza, nubwo afite umuryango, afite umugabo, afite iki, afite amafaranga, afite ubushobozi, ariko Satani yamuteje igisuzuguro cyo kubura urubyaro. Abura urubyaro. Iyo umuryango uvuze ngo uduciriye umuryango, ibintu by'ubyumva. Umuntu akivuza, ukavana ukajya mu Buhinde, ukajya hanze, ukabura urubyaro,
uba ufite igisuzuguriro kirenze. Hari umuntu ugeze mu buhamya twarasenganye yari afite isugo cyo kuba urubyaro Imana arumuha, Imana ishimwe, nabishaka azazana atanga ubuhamya, ngo yajyaga agenda akayoba kubera afite igisuzuguriro cyo kubura iki urubyaro. Ni gute nasobanukirwa ko ndi igisuzuguriro, cyangwa se ni gute umuntu yasobanukirwa ko ari igisuzuguriro, cyane ko avuze ngo igize amahirwe ugasobanukirwa ko icyo gisuzuguriro kikuriho? Umunyarwanda yacu umugani aravanga irya mukuru riratinda nirihera. Yego. Muzehe wacu igeze avuga ngo umuntu akwiye gufata umwanya, agafata umwanya akitekerezaho. Iryo jambo bararyumvishije? Ubundi ntushaka kumenya ko igisuzuguriro kikuriho udajya ufata umwanya ngo witekerezeho. Niyo mpamvu umuntu mu buzima yabayemo akwiye kwicara akareba umwaka wavuyemo yageze kuki, uwagezemo azagera kuki, biraterwa n'iki, ni intege nyiyaze, akari aho ngaho kureba yunasenze uhita ubona igisuzuguro aho kiri. Kuko igisuzuguro ni ibintu biza byihishe, biba bishaka ko byo bigutungura isi kakota. Ubundi igisuzuguro ni ikintu kibi, igisuzuguro cyageze muri sosiyete ngo oh nakanaka, nicyo bita igisuzuguriro. Uravuze ngo bayoboze Imana babanze basenge, ibaha amakuru. Muri iyi minsi rero abantu bari kugenda, ariko ukabona agenda, ukabona atwaye imodoka, ariko mu mutima we wareba neza, muri mwese mufite rinete nka za zindi tudafite, wareba yo neza ugasanga afite amarira aruta ay'umuntu utaha ahantu adatahana imodoka. Iyo umuntu ikanguye nk'igisuzuguriro, mvuge nk'igisuzuguriro, umuntu wese ukurikiye nimba ibintu bigiye kuvuga muriho ashaka abatambye bamusengere. Iyo ushatse umugore wa mbere agacaho, ugashaka wa kabiri agacaho, ugashaka wa gatatu agacaho, ugashaka wa kane agacaho, muri sosiyete byitwa iki? Byitwa kubonaniranye cyangwa uri umuteramwaka. Uri umuteramwaka. Izina ryihutirwa cyane Satani yagusize nicyo bita igisuzuguriro. Kuko abantu tuna muntu ndudoko usuzuguritse, Satani baraguteza igisuzuguriro cyo kushaka urugo rukakuranira. Cyo nicyo bita igisuzuguriro. Icyo ngicyo rero nta muntu ukigukuraho, ni Imana yonyine ikigukuraho. Uravuze ngo ukuntu umuntu yasobanukirwa igisuzuguriro, urabara ukavuga uti umwaka nari meze gutya na gutya na gutya. Umwaka ushobora gushira undi ukiyongera, akazi ufite ntabwo amafaranga ntiyongereye. Iryo terambere urarikura he? Kandi akazi katiyongereye, n'ibyo wakoraga utiyongereye. Cyakora icyo ushobora kwemera cyo, hari abantu bafite amafaranga menshi ariko kajya bivuga ngo ariko se ubu ngubu koko ngo nta mafaranga afite kandi ahembwa akayabo kayo. Abakristo bakwiye gusobanukirwa ikigeragezo n'igisuzuguriro, cyangwa se ishuri ry'Imana. Ishuri ry'Imana ni gute umuntu yatandukanye ishuri ry'Imana n'icyo gisuzuguriro uvuze? No mu bintu bituma, no mu bintu bizana ubuyobe, abantu hari ibintu abantu bafashe ngo ndi mu ishuri ngo ry'Imana. Oya, ishuri ry'Imana rirarangira, rihindura isura. Igisuzuguriro kiva kuri Satani cyangwa se kiva ku bantu, cyo kirangira ari uko wakimenyeho ukakivanamo. Ishuri ry'Imana ryo ni Imana ikwigisha ikakuvana mu ishuri ikugeza mu gisubizo. Ariko igisuzuguriro kikubwira ko igisuzuguriro kikuriho, ikigeragezo gisimburana n'ikindi. Sizi kubyumva? Ikibazo cy'ubukene gisimburana n'uburwayi, uburwayi bugasimbana cyamunara igasimbana no gupfusha. No gasanga ntabwo ikigeragezo kiri guhindura isura. Sizi kubyumva? Uburiho icyo bita iki igisuzuguriro, kugira ngo wimenye kuriho igisuzuguriro ubitandukanye n'ishuri ry'Imana. Nubona
ubuzima urimo ari ubuzima bugayitse, ntabwo Imana yishimira gutuza umuntu mu buzima bugayitse igihe cyose. Oya, igutuza mu buzima bugayitse ifite ibyo iri kukwigisha, ikakuvanamo ikujyana mu buzima bwiza, kugira ngo ubwire abantu ngo hari Imana yankuye hariya. Sinzi niba kubyumva. Ariko igisuzuguro cyo, uva mu kazi ko mu rugo ujya kuba umukarani, ubwo urimo bitandukaniye he? Byose ni intambara. Yego. Uva mu bukarane ujya mu buyede, simbyanze. Ukabara imyaka, n'igihe sengera umwana yambwira ati ngiye kwiyahura. Abase kuki ugiye kwiyahura? Arambwira ati ngiyewe rwose nta buzima, umuryango navukiyemo nta gutera imbere, nanjye byana. Ndamugana ariko rero umuryango urawurenganya. Wowe banza, wowe mwana n'umusore, wowe banza urebe amahirwe wagize, ibyo Satani yishe ni ibihe, ishuri ni irihe, igisubiro ni ikihe? Arambwira ati werare narize, maze imyaka 5 narize, nta kazi mfite. Mu muryango rwa bambaza ngo ni mpahe, ndaha nta kazi ngira. Ndamubwira nta nikira kubona ntaki, ni iyo ari ishuri ry'Imana, Imana igutindiramo urutindura ruze, urutindura rubona ikiraro. Iyo ari ishuri ry'Imana izana igutindira ikiraro ukambukiraho. Yitaranagutabara izana utuntu dutuma wambuka. Ndabizi umunyamasengesho Dieu, ndabizi urabyumva ibintu uri kuvuga. Ino kwango mu gitaraza hari utuntu ibanza kwigezayo, hari utuntu twibanza kwegezayo, hari utuntu igene gutunganyiza kugira ngo ikugeze ku mugambi wayo. Ubivuze gutyo nibuka hari umuntu umwe, ariko ntago yazanyumva ko nabivuze. Ntago azabimenye ko ari we. Njya kubwira abantu, ugasanga igutuje mu nzu nziza, uyitahamo rwose wishyura nka 500 cyangwa 400. Ariko akaba ari igihe biba ngombwa kutega bisi. Ugatega bisi. Nuko vuga ngo yararebye irasanga icy'inzu ntago wazakivamo. Uzakivamo. Ibanze kuraho icy'inzu. Kuraho icy'inzu. Ukaba ufite frigo mu nzu, ukaba ufite intebe nk'iza miliyoni 2. Ariko n'ujya ushaka gutega, ushobora kujya gutega akantu bita tapenigo cyangwa gatega. Uyu muntu ari mu ishuri ry'Imana, afite n'ibimenyetso ko rizarangira, afite n'amakuru k'Imana iri kugenda imukuraho igisuzuguriro. Sinzi nimba kubyumva. Ndabizi. Hari Imana imutuje ahagutse. Yego. Icyo ni ikimenyetso k'Imana izamukuraho iki igisuzuguriro, kuko imutuje ahagutse imuvanye mu nzu wenda y'icyumba kimwe na saro. Ikoze ibyo izamutuza n'ahagutse. Uyu ntabwo afite ikibazo cy'igisuzuguriro, nta gihari, ahubwo ari kumwe n'Imana irimo iragenda imukuraho iki igisuzuguriro. Ahubwo aho ngaho hashobora kuzamo harimo agashuri k'Imana. Impamvu atega ni ukugira ngo azaha abandi rifuti. Nimba utega bimeze gutyo, Imana uzashiduka yayiguhaye uha abandi rifuti. Nubona bahagaze ku nzu ati ndabizi sha nataga mu rupango rwiza, ariko ngatega yingwe no nkujyane. Icy'ingenzi rero nashaka kugeraho kiragira gite, ni gute umuntu aba mu ishuri yatejwe n'abantu? Iki kintu kirakomeye. Nimba hari ikintu gikomera Diodone, nimba hari ikintu gikomera muri iyi si, nimba hari ikintu gikomera ku bantu, ni ishuri watezwe n'abantu. Ishuri watejwe n'abantu rirababaza cyane sana. Ribabaza gute? Impamvu ribabaza, iyo ari ishuri uzi ko kugeragezwa n'ishuri watezwe n'abantu, uzi ko umuntu yaguteje ari ikigerezo cyavuye ku muntu, uzi ko umuntu ahora kuneka buri kanya ngo arebe ko hari agahenge wagise. Biraryana. Tuvuge nimba ufite umuntu ukuroga,
amenya ko agiye gusenga akongezamo ubundi burozi amenya ko ambaye akenda keza akakwataka amenya ko abonye akazi akajyana amakuru guteranya amenya ko barambagije agashyira amakuru fiyasawe uyu muntu avumwe n'Uwiteka Imana izakwirira umuntu ni mubi cyane ikigeragezo cy'Imana cyo ntakitwaye ikigeragezo cya Satani igisuzuguro watewe n'abantu nicyo kintu ushaka kutuganiraho agatoya kuko ako kantu karaje ako kantu karaje nimba ari Imana ngiye ngo nkakubazeho tukaganireho igisuzuguro wate nimba hari ikintu usibye imbaraga z'Imana igisuzuguro watewe n'abantu ikintu umuntu akwiye kumenya ni ukubanza ukamenya ko kuko hari igisuzuguro watewe n'abantu wamara kubimenya ugasenga ni Imana yonyine igukomereza mu maso y'abakwanga igisuzuguro utewe n'abantu ntabwo ari ukikuramo ukimenyaho ukambaza Imana ugahamagara Imana niyo yonyine igutunganyiriza ameza mu maso y'aba bantu ariko kiragatsindwa n'Imana ikigeragezo igisuzuguro watewe n'abantu umuntu amenya ko wahashe akakuroga amenya ko wambaye neza akakuroga amenya ko bakuzamuye mu ntera akakuroga amenya ko wagize amanota meza akakuroga mbese yari igisuzuguro cyaturutse noneho iyo cyaturutse mu muryango iyo giturutse mu muryango iyo giturutse mu mwashakanye kiragatsindwa n'Imana Imana izakina abantu bose bakurikiye igisuzuguro kandi ibyinshi naho bituruka cyo kintu mbaje niho code y'ubuzima bw'abantu buri urwango naho ruri igisuzuguro ndagira ngo gisobanurira abantu cyane igisuzuguro kiva ku bantu giterwa n'abantu Satani ntaga yivana iyo ari ngo aze gutwataka abantu abazimu ahubwo abantu baterwa barataka bakabzikura na za nyabingi bakajya guterekera bakajya kuraguza bakajya gucisha bakajyana amafoto y'abantu bakajyana mu bapfumu umuntu ugasanga umuntu uzi ko uyu munsi ari umuntu ushaka kwaka amafaranga 5,000 ukajya ngo n'urukundo agahita ajyana mu bapfumu nzo umuntu umwe baramubwiye ntabwo herukaga kubyara yarabaze igihe gito yabyaye umwana arapfa amaze gupfa abyaye umuntu aramubaza ngo ariko se ngo wabyaye umuhungu urumva igisuzuguro watewe n'abantu umwana yapfuye ngo none se ngo wabyaye umuhungu kandi anapfuye oya hari uwo yari yapfuye imushumbusha undi n'umushumbusha baza kumubaza amakuru aza kubaza amakuru none se amakuru ya mbere ntabwo amubwiye ko umeze neza wabyaye neza wabyaye umuhungu uzi icyo bishatse kuvuga yarazi ibyo yakoze hari igihe rero hari igihe babikora Imana ikica nkete yabyo yarimo ijyanga kuko yaba yabyaye umuhungu kandi barambye ko atazapfa byaye yasanze abyaye umuhungu ayiwe ubwo yarwediyari arwara umutwe arasema kuko yaraje kubaza amakuru kugira ngo yumve haba hari umupfumu bwa ati aya wishyuye ibitambo utanze ntazigera byara umuhungu mu buzima bwe azajya byara bapfa nabyaza byara abakobwa Imana yacu igivuguruza imigambi y'abantu n'igisuzuguro utewe n'abantu Imana ikaguha umwana w'umuhungu ikabigukije isuzuguriro kandi turahanuye umuntu ugifite Imana ikimukize mu izina rya Yesu amen none ndi guta umuntu yasobanukirwa ko ari mu gisuzuguro yatewe n'abantu cyangwa se ari ku gisuzuguro gisanzwe urabimenye Imana itanga amakuru icyo ni icyambere icya kabiri nabo ubwabo barabikwiyereka nibihishira uzababona baza bakwiyoberanyaho uzabona baza bakuryarya mu bintu abantu bakunda kumenya ntushobora kuyoberwa ko uri mu gisuzuguro watewe n'abantu urahomba
umuntu akaza ngo yo ngo disi ukuntu byari byuzuye umaze ibyo yakoze ngo byari byuzuye uwo nyine uri kuvuga utyo uwo nguwo uri kuza avuga utyo niwe kabutindi. ese ari iki gituma abo bantu bateza igisuzugurura abantu baza kubaza ngo ariko se ko ari muri ka kazu ka hariya hirya wimukiye ahute akaza akararanganya amaso akararanganya amaso none yavuze bitani kugeruka kuza kureba hano ariko byo turasigara umuhanuzi none akararanganya amaso ngo ruri mu kazu gatoya ngo hariya hirya ngo hari mu kazu gatoya ngo nta handi wari uri ngo ariko ndabona kandi ubwo hari ikintu hari amakuru yakandagiye yuko wagezaho akaza kuhareba azanwa n'iki ikimuzana nibyo yakoze. Akenshi buriya hari n'igihe haba ari mu ntamba yayiremesheje n'umupfumu yahaye amafaranga umupfumu. ndashimira leta yacu iri gufunga abapfumu n'abana Imana ibahumuje. aya baro utamenesha amabanga ibintu nari igiye kuvuga hari amakuru nakiriye ariko ntago ndi bukubwira nayakuye kubira bintu ngo muri yo kubira bintu uri kureba ngo kugoma ibinota mikeya ngo biraba bishize ngo birahita bigenda hanga ariko se umugabo gibe ko nahagiye mazi nkaba mazi ndamakuru yaho nkabanyafite kure bira bintu ko biragenda ndamwihorera. nukuvuga ngo wabivuze ubu bivuga Imana igukuraho igisuzugura abanzi bawe batapfuye bahari. Icyo gisuzugura umuntu yakiva mbate cyatewe n'abantu. Iyo kiganiro gishobora kumara n'iminsi n'itatu rwose cyotone rwose mwambabariye kuko iki gisuzuguriro kukivamo nukubanza ukareba iby'Imana yagukoreye uri ku munsi mubi ukabanza ukareba amaso ugasubiza amaso inyuma. Hari korari yitwa Giovanni Sirenyo ngo dusubije amaso inyuma tukareba aho Imana yadukuye tukareba aho tugejeje tuyiramburiye amaboko nukureba ahantu Imana yakuvanye ukibuka ko atari imbaraga za so na nyoko ari Imana yagukuyeho igisuzuguro kandi yakigukuyeho abarozi bahari n'abakanda kurwanya bahari ukongera ukagira Imana ikizere ugasenga ukanakora cyane. Icyanyuma yego ese hari igihe Imana yemera ko umuntu agirwaho igisuzuguriro ariko icyo ngicyo n'Imana ibikizanye nicyo twakwita nk'ishuri. hari ibintu nk'igisugo cyabaye kuri y'ubu cyari igisugo cyo kugira ngo Imana yigisha abantu inerekana ubumana bwayo. Icyo si igisuzuguriro ahubwo n'igitangaza Imana arize gukora mu bantu mu buzima busanzwe se bitari ibyo bya Bibiliya bitari ibyo ngibyo tubwiye bya Bibiliya nashaka kuvuga ibyo byanyu bya Bibiliya iyo tuvuga dushingira ku byanditswe yego dusigira ku byanditswe ryera ariko hari abantu badukurikiye ibyo bintu byanditswe batarabisoma ntago barabisoma ntacyo tujya mu buzima busanzwe. Imana yemera ko umuntu agibwaho igisuzuguriro umuntu wagibwaho igisuzuguriro bitewe cyangwa se harimo impamvu z'Imana. Imana ijya ibyemera arangwa n'iki ishaka icyambere Imana ibyemera ishaka kuzatungura abaguhanze amaso. Imana yemera ko igisugo kijya ku muntu. Imana ishaka kwemera ko utinda gushaka ishaka kuzakomeza abakobwa benshi mu gihe izaba yakubakiye. Babyumishije Imana ishobora kwemera yuko ukena uzakira ishaka kuzavuga amateka y'ubukene wanyuzemo kugira ngo abakene n'abari muri uwo musozi bakomezwe n'ubwo buhamya. Ijya ibyemera ko habaho icyo bita igisuzuguro Imana yabyemeye. Icyo gitandukanye n'icy'abantu. Igisuzuguro Imana yemeye ko kikubaho kiza gihetse ibisubizo. Amen. Amen. Ubutumwa bwa nyuma butanga uha ku muntu uriho igisuzuguriro utaha tuzavuga ku muntu wakivuye. Ubutumwa bwa mbere ntanga nuko abantu bakwiye kwisuzumisha kuri Nyagasani. Buri muntu wese yisuzumisha kuri Nyagasani ajye kwa muganga bita Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo muganga wacu ni Yesu
niwe mukiza wacu. Iyo sinye ikomeza ni ngo buri muntu wese yisuzumishe ku mudogiteri bita Kristo, hanyuma ikindi yitekerezeho, arebe igisubizo nimba ariho, arebe nimba cyarazamwe n'abantu cyangwa se ari Imana yemeye ko kimuzaho. Hanyuma naba ari Imana ntiyigire nabi, nimba ari abantu atake Imana iramutabara. Naba ari Imana komeza kiranuke ntiyigire nabi. Ikindi ashaka abakozi b'Imana, apana babandi babesikoro, ashaka abakozi b'Imana, abatambyi, abantu b'Imana barahari, ashaka abakozi b'Imana baganiriza bwati maze imyaka iyi niyi ndi ku musozi uyu n'uyu, maze iyi ngiyi, maze igihe nshaka gucuruza, maze igihe nshaka kubyara, maze basenge. Imana iravuga, urabyo ko Imana ivuga. Hari igihe ushaka no kugenda kandi ugenda ugiye kumushaka ushaka kugenda ntunamubwire, ushaka no kugenda ukamubwira, biterwa nuko umuzi. Iyo umuzi nk'umukozi w'Imana atari ubaririza, nta mpamvu yo kumuhisha urugamba rwana rwo. Shawe kamubwira ati mushumba wanjye maze igihe kuri uyu musozi, bya biterwa n'iki? Ninjye waguye, nararozwe, ni igisoro kiri ku bantu, akagufasha gusenga. Buriya umuntu kugira ngo akomere mu gakiza ni ukugira abandi bantu bagusunika bagakuremamo ibyiringiro. Urabyemera Dodo? Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite igisuzuguro kimuriho kimutinzeho, ushaka abakozi b'Imana, kuko gishobora kuba ari igisuzuguriro cyatewe n'abantu bakakugirayo bakakuroga, ukakitiranya n'ishuri ry'Imana, ugasaza utabonye igisubizo, ukazatonganya Imana ngo ntiyagutabaye, wibwira ko ngo Imana ngo ishuri ngo rizarangira njye nubona ngo ishuri ngo ndimaze imyaka 10. Ndajya mbabwe ko nta shuri Imana iho umuntu ngo rimare imyaka 5 ritarahindura isura. Iyo ridahinduye isura kiba cyitwa igisuzuguriro. Ndabashimiye rero abari badukurikiye, ni ikiganiro ushobora kuba nawe ufite icyo wifuza koza Prophet, nkuko nangiye mbigize turicara tukaganira kugira ngo nange murishizeho kugira ngo mushe kugenda musobanukirwa, usobanukiwe neza igisuzuguro icyo ari cyo, usobanukiwe neza igisuzuguro watewe n'abantu ko wakivanaho, cyane ko yakigezeho nawe akagira ubwo bagasanga ikintu gisuzuguro watewe n'abantu kiba gikomeye. Ndabashimiye badukukiye, reka dusabe Prophet adusengere ubundi tugane ku musozo. Urakoze cyane, reka dusenge. Nimba ufite igisuzuguriro no mu kiganiro ushaka kwacyumbushije ugasaba isuzuguro cyawe ufite ni icyo watewe n'abantu, ufite amakuru yuko bakugira bakuroga, unajya ngo wizere dusenge, ubwira Imana ngo Mwami we wankuye hahandi, ndakwizera kurankura muri igisuzuguriro. Hanyuma kandi nimba igisuzuguriro wamaze kumenya ko ari Imana ibifitemo uruhare, nabwo ubwira Imana ngo nzi neza ko ntazasaza muri ubuzima, uruhu rwanjye numara kubora nzakureba kandi ntagizemera ko rubora, aho ko izagukubira kabiri nka y'ubu ibyo yatakaje. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Turasengeye umuntu wese udukurikiye, umubyeyi, umugabo, umukobwa, umusore, uzi igisuzuguriro kimuriho aho kiva. Tumenye neza kuri Imana ikiza abantu igisuzuguriro, nonaha ukureho abantu igisuzuguriro kibariho, igituruka kuri Satani, igituruka ku banzi ukibakureho. Kandi imbaye n'igisuzuguriro gituruka kuri wemeye ko kimuzaho, wabyemeye, gihindura isura, iri shuri rimuvanemo, umuremere ishimwe Mwami abone icyo kuvuga. Dusabe buri muntu wese kandi uri n'ukibirimo ugitangira igisuzuguriro nawe umuha imbaraga. Turasinega umuntu wese umushoboze, icyo nzi nuko gahunda yawe ari yo gukuraho abantu igisuzuguriro. Ndasenge umunsi dukurikiye ngo umukureho igisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Murakoze cyane. Asante.